Abantu bajye baca umugani ngo nyokoro makuru makurura ariko ndashimira Imana ngiye ba marume bangiye ko bataranduma kabisa nta nubwo bitegura cyangwa se banabitekereza kugira ngo bazandume ahubwo kugira abandume bagenda banyagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Ndashimira Imana abo bashimira aho bari hose mfite benshi turi umuryango munini ariko ndashimira Imana ko buri muntu wese ahaherereye niyo ari gusenga yibuka izina Julienne aho yaba ari hose akibuka ko bafite umwishwa. Yego rero muri make barankunda kandi icyo mbakundira nuko bankundira n'Imana. Yego barankunda bakankundira Imana. Rero ndamukunda cyane uyu munsi nejejwe n'Imana kuba twicaranye hano uyu nguyu muri kure dufitanye amateka maremare niko ko nabandi dufitanye amateka maremare ariko cyane uyu dufitanye amateka maremare ndavuga ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itakugeza mvugira ngo amen. Imana uzayibona yagukoreye ubukwe. Imana uzayibona yaguhaye inkwano zari zarabuze. Imana uzayibona iri kugukura mu bukode. Imana uzayibona yaguhaye igikundiro. Imana tasene tayasire icupa rya mitsingi Imana ikarihinduramo mikoro igo pe. Ntago batumvise Imana bigahindukamo haleluya. Mbabwire ngo hari Imana ihindura ibihe ibyo kwambara damage Imana ikanyambika gatisi nkaka kwambika gatisi keza gashati keza ugasokoza neza direde zikavaho. Icyo gihe ibintu by'umukandara ntiwambwiraga nakenyeraga ngo ni pocket abaririmbyo baravuze ngo ikibunaho kigarukiye ni ipataro zatangiriraga ariko Imana nanje yanyigishije gutebeza nk'abakirisitu nk'abandi. Imana ndabyibutse hanasomye ijambo rirambwira ngo Imana y'amahoro kubera ko idukunda izaturiha indrishi twatereye haleluya nizo twavugiye ngo amen. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde kafatiye umwanya ngushimire wowe wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro cy'abakozi b'Imana wakumva bakunze nanjye ukankunda ukayikanda ndagusabira umugisha kuko burya umuntu abagomba gukanda subscribe uko yakunze ibyo abantu bari kuvuga nanjye channel yo nyigezeho nkabona ibyo bari kuvuga mbikunze nyikandaho kugira ngo nibindi biganiro bazajya bashyiraho nzaje mbibona. Iyo wana bakunze bitukora na share yego ugasharinga n'abandi bantu bawe urumva nimurebe ikiganiro nabonye murebe cyane nshyashya nabonye byamfashije namwe mugira ute mufashwe. Yego ndi kumwe n'abanyamavuta babiri bagiye kutwibwira batubwire urese impana afite batubwire icyo bapfana niba ari sheri na shushu niba ari iki ibyo byose barabitubwira mbahaye ikaze. Turahera kuri nde ufite mikoro. Murakoze nanone amazina ni dukoze umuremyi Jean Bosco. Yego ndishimye cyane Jean Bosco ndubatse izina ry'umwana ni Papa Prince. Yego ndishimye cyane ko bw'uyu munsi hari impamvu nishimye cyane muri kubona umuntu twicaranye aramuvugaho byinshi reka banze yivuga ariko nyine ndishimye bitewe n'uyu muntu nicaranye nawe. Vugira ngo amen. Amen. Iki gitondo nanjye nejejwe n'Imana mu mutima ku bantu banze amazina ni yayande ntago yigeze ahinduka usibye kagenda yaguka ko batayazina imikesha Imana Julienne nkunda kuvuga ngo nkunda Imana n'abantu bake. Yego Imana n'abantu bake. Nkunda Imana n'abantu bake nawe urabyumva kuko Yesu aravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Yego hanyuma imirimo nkora ni myinshi murabizi cyane ariko abatabizi ndo mwadeperi wo mu Pentecote. Kindi ndo muririmbye ndo muhanuzi ndo muvuga butumwa mfite na base byibushe ku biro bikeya byanjye. Yego hanyuma namwe ikirenze kuri icyo ndabakunda. Amen. Hanyuma umuntu twicaranye n'umuntu ukomeye cyane nubaha kandi arankunda pe. Arankunda nanjye ndamukunda arabizi cyane ko mukunda. Nongeye kukwibutsa ko ngukunda. Hanyuma abantu bajye baca umugani ngo nyokoro makuru makurura ariko ndashimira Imana ngiye ba marume bangiye ko bataranduma kabisa. nta nubwo bitegura cyangwa se banabitekereza kugira ngo bazandume ahubwo kugira abandume bagenda banyagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Ndashimira Imana abo bashimira aho bari hose mfite benshi turi umuryango munini ariko ndashimira Imana ko buri muntu wese ahaherereye niyo ari gusenga yibuka izina Julienne aho yaba ari hose akibuka ko bafite umwishwa. Yego
ndakubwira rero muri make barankunda kandi icyo mbakundira nuko bankundira n'Imana yego barankunda bakankundira Imana rero ndamukunda cyane uyu munsi nejejwe n'Imana kuba twicaranye hano uyu nguyu muri kure dufitanye amateka maremare niko ko n'abandi dufitanye amateka maremare ariko cyane uyu dufitanye amateka maremare ndavuga ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itakugeza mvugira ngo amen Imana itugirire neza rero hanyuma wadukunda udukore subscribe share na comment nunda dukunda cyane uzadusure tukuganirize ukuntu Imana ibigenza neza bikeme umva impamvu ro bagukunda abanyokorome yego igihe wagize isabukuru mukecuru yaravuze ijambo ngenge mfata ati uyu niwe mwuzukuru wanjye mukuru yego babuzwa n'iki kugukunda se ariwe bivuga ngo ubwo niwe mwishwa wawe mwishwa wabo mukuru ni nawo ubwo ba ngabivuge neza ni wowe mwishwa wabo mukuru yego nina ibintu by'amasana bijya bigora uvuga ngo yego banyokorome hari Pastor Sekazuba hari Bosco hari Jackson hari Nuria wicaye hariya ntazi izina urumva mwishwa wabo mukuru ni wowe yego sibyo uvuga ngo undi mwana babereye se wabo wo bagomba kubera se wabo n'ubundi nawe yavutse nyuma waravutse yaje nkurikira ubwo so Sekazuba yego okay wa undi nimwe muhagaranye muri gukata keke cyane undi nuriye twa duhagaranye ari gukata keke yego no mpamvu bagukunda kuko ari we waje uri umwuzukuru wa mbere mukuru yego jire dusengere Mana mu izina rya Yesu uri Mana y'amahoro itwitaho ko bikeye nuko bwije izina ryawe nirishimwe turagushimiye ko waturinze ukatuzigama icubahiro n'ikibi cyawe somye ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri uko watabaraga abananiwe kera n'uyu munsi ni kuri gutabara ko waruhuraga ndushikera n'uyu munsi ni ko waziruhura ko watangaga imbabazi kera n'uyu munsi ni kugitanga imbabazi ndagushimiye ko waturengeye ukadukura mu magana menshi y'abanyabyaha udukuriro dabara aho twari turuhire twigiza hafi y'amasezerano twiziye hafi y'uburyo bwawe ndagushimiye ko kuri uyu munsi utwitaho kandi ukatunezererwa izina ryawe nirishimwe muri byo bivuze neza aravuga ngo aho abandi banyuze bagapfata si enetayasire aho niho twanyuze tubaho aho abandi banyuze bakabura icyerekezo aho niho twanyuze uduha icyerekezo aho abandi banyuze bagapfira mu zaha tasisi enetayasire niho twebwe twanyuze uraturokora aho abandi banyuze bagapfira mu biyobyabwenge niho twanyuze uduha ijambo aho abandi banyuze batagacira mu busambanyi aho niho twanyuze uradukiza izina ryawe nirishimwe wadukuye aho twari turuhiye twigiza hafi y'uburyo bwawe imiryango itari gushobora kudukura aho abavandimwe batari kudukura aho amafaranga batari kudukura utwambika twari twambaye ubusa uduha isura ntayo twari dufite tukuzamuriye amaboko ku byo wakoze nibyo witeguye gukora cyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru tugwaye ikaze na karibu muri iki kiganiro senga yabagiye kudukurikira uzajya ukurikira akanagisoza azahure n'ubutabazi bwe zabonemo ineza yawe zahure n'igisubizo cye zahure n'amahoro yari yarabuze kugira ngo ineza yawe itindane natwe tugwaye karibu n'ikaze mana data n'umwuka wera biterane natwe mu izina rya Yesu amen yego munyemerere nkora iki kintu Julien yego ngiye kubaha mikoro Jeanne ni umuhanuzi Bosco ni umuvugabutumwa yego noneho muze gukoresha buri wese impano afite ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi noneho muze gukoresha impano mufite umwuka yarabayobora nanjye ndaguma kuri kamera sibyo nimuhaguruka nyibakurikiza nimupfukama nyibakurikiza ubundi izina ry'Imana rishimwe bagira ngo amen ntabwo ndavuga urumva yego turanakenera na nimero zanyu sibyo kugira ngo uzabakenera azabahamagare muze kuzivuga muri gusoza musenge ntago muri yobora umwuka wera tuyobore atujye imbere turagushimiye Imana y'amahoro imuhiki umugisha hanyuma nawe rata kubera kutugiriye icyizere Imana y'amahoro ikwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri kabiri kubera kutugiriye icyizere Imana y'amahoro nawe idapfa idakiranirwa igira icyo ikora rata
igera hano ikoresha itegeko bakanda akanyenyeri. Amen, 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 amen. Nkunda kuvuga ngo iyo uri kwita umudayimoni wariye ufite n'ikofi, umudayimoni arapfaga ntagaruka. Umudayimoni arapfa. Hanyuma Imana y'amahoro nawe gukubitira umudayimoni w'ubukene ku buzima bwawe. Ikofi yongera ibyibuhe. Hanyuma Julienne uvuze ku bintu byo gukanda akanyenyeri, nibuka umunsi umwe twari twateranye. Yego. Baba baravuze ngo Imana itanze amafaranga. Noneho ndangije mfata telefoni nandikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 2 pini. Rwego nk'umuntu ugiye kubikuza ndatera umushumba arasenga. Umushumba yajeje gusenga, imbaraga z'Imana zirakora kwizera kandi gutera kurema. Haleluya. Imana uraciye icyo gihe wari umunsi. Ndabyibuka. Isaha yo gutura igeze. Hari umusoko wa gatandatu ndabyibuka ku isaha ya saa 9. Nta turo mfite wewe udukurikire nagira nkubwire umve ko ibi bintu byo gukanda akanyenyeri bija bikora. Birakoraga. Ari nicaye ni ku bwa protocole numva telefone irahumye message. Ngiye kureba nsanga Imana impaye ituro ry'ibihumbi 10. Haleluya. Rero uyu muyobozi uvuze kumukanda bamukandira akanyenyeri bagakande mu izina rya Yesu. Bagakande mu izina rya Yesu. Oye uri kumva wamukoreraho umugisha akanyenyeri ugakanda. Birashoboka ko wamukandira akanyenyeri k'ibihumbi 10 nawe Imana igakoresha itegeko bakagukandira ka 50. Niko bimeze. Ubundi hari umuntu wavuze ngo ntabwo Imana izagusanga aho wicaye mu mubiri ngo uyibonerayo. Ahubwo Imana uzayibona mu mirimo n'ibitangaza igize gute ikoze. Haleluya. Ntabwo Imana tuzayibona nkuko twicara, ahubwo Imana uzayibona iri kukwambika, Imana uzayibona yakugaburiye, Imana uzayibona yagukoreye ubukwe, Imana uzayibona yaguhaye inkwano zari zarabuze, Imana uzayibona iri kugukura mu bukode, Imana izayibona yaguhaye igikundiro, Imana tasene tayasire, Imana uzayibona bagukandiye akanyenyeri kandi wari waburaye. Mvugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ndabyibutse ku by'Imana yakoze. Imana yagiye ikora ibintu byinshi. Nari nkiri kora akantu k'akanyenyeri. Kanongere mbabwira aka kanyenyeri ukuntu bija bikora. Birakoraga n'undi Imana yageze gukanda akanyenyeri ari nijoro twari twateranye. Imana iravuga ngo abantu mwese mbahaye ubunani. Hano kuri ya Kini twari turi mu masengesho ya Julienne ayiwe turi kuri ya Kini abantu basenze. Imana iravuga ngo inyuza muri Julienne icyo gihe nabaja kiso Jackson yateraniye kumaya nawe araza aravuga ngo Imana ejo mwese bahaye Imana ejo mwese duhaye ubunani. Ariko uko ubunani bwari guca buraba bamwe muri twe barabwirirwa abandi nta ni slipa zo kwambara dufite abandi nta n'amavuta yo kwisiga. Haleluya. Haleluya. Ndakwibutsa abizera Imana mvuzira ngo amen. Amen. Maze wo udukurikiye wumve ko Imana yacu ikora kandi Imana ijya kubwiye wumve ko izabisohoza. Ubwo Imana itubwiye ngo iduhaye ubunane turataha ngeze mu rugo navuga nti Imana iduhaye ubunane nta n'ijana nta na 500 reba aba ubu bunane buracaye. Nari ndyamye nijoro numva message ya mbere iraza iravuga ngo abantu bakora muri rege mu bintu bijanye n'amashanyarazi bagiye kubona basanga baragomba kubaho umunsi mukuru. Yego. Vuga se ntibura nabakozi bo muri rege ahari bibeshe nimero. Nyuma hepfo gake nsanga basize 2750 ngo nakantu bakora mu bintu by'amashanyarazi. Rero kane njewe nta amashanyarazi nkoresha yari toki agatoki ka 200 konze kugakoresha wenda nk'ibijanye n'amashanyarazi nzi kukatsa no kukatsa. Ubundi samashanyarazi wayacana mu nzu utafite. Naya tujya tubwiza abantu ko ubundi amashanyarazi wari uri kuyacana mu nzu udafite. Ahubwo inzu wari urimo yari ijyanye n'igihe cyo gucana agatoki ka 200. Niyanzu urebye nabi toki iramutse zimye wahita ugonga n'itafari kuko yari inzi nkodesheje ifite urugi rumwe winjiriramo ahandi nta rugi. Ariko baravuga ngo weho bitewe n'akazi ukora mu naho amashanyarazi nakozemo na amasengesho narayemo. Na amasengesho. Haleluya. Naraye nsanga Imana iravuga ngo nguhaye ubunani mwana wanje. Irangije amasengesho akora umuti. Ijibesha irangije iravuga ati rero ntaguhinduye umukozi wo muri rege ntago Imana yaguha ubunani. Ndagira nkubwire ngo nawe dukurikiye Imana ishobora kugukandira akanyenyeri muri aka kanya. Haleluya. Umva umurindi aremye ngo ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye
Yesu we. iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo wemerera umuntu inka umuha ihene oya, ntabwo umusezeranye imodoka nyuma umuha igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubesha ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya. Wewe ubwo bigahe ngo uratabaye, uratabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubesha ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo wemerera umuntu kumutuza i Kigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe, kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo umujyane i Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. ayiwe ntabwo ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu ntabwo ijibesha. Ntabwo ikibesha. Ntabwo ijibesha. Nikubwira ngo urarya niko kurarya, nikubwira ngo irakwambitse ariko Umenye ngo byibuke, irakwambitse. nikubwira ngo irakwambitse niko kiratwambitse. Umenye ngo irakwambitse. Uri kubyibuka cyagiye wari wambaye ubusa nshuti yanjye? Ariko Mana we, damage. Byibuka cyagiye wagira no mu rugo rw'umuntu ntagira umuntu uguha intebe. Ariko Yesu we. Yadukijeje umwaka Mana, iduha umwuka wera, idukura mu bibi, duha Bibiliya, idukiza gusoma inzego none dusoma inzandiko nk'iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza. Idukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata. Twariho twiheze none turagushimye. Yewe Mana wagize neza, amashimwe n'ayawe. Yewe Mana wagize neza. Mana ishimwe. Haleluya. Ndabyibutse ko yadukijije Ariko umwaka. Mana ndabyibutse we. Ndabyibutse ko yaturengeye. Ndabyibutse. Ndabyibutse ko yatwambitse. Ndabyibutse. Ariko Mana n'akagasura nuko Ariko Mana we. Imana ishimwe ko yaguhaye agasura. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yamuhaye agasura. Ndagushimira Abantu Imana. badukurikiye barashobora kuba bari kuvuga ati aba bantu niki gitumye bafashwa. Rero muri make njewe nafashijwe. Nafashijwe nta n'ikintu nari navuga. Kankubwira ibyo nibutse. Byibuke. Nibutse hari igihe. Subiza amaso inyuma. Wibuke tasira zo gredo sase taya bini konta jeve do sa. Nibutse. Taya zene basi ene taya sire zo gredo sase. Yibuka nyemerera nyemerera. Wowe udukurikiye nyemerera. Ariko Mana we. Uri kumwe nyemerera. Ariko Mana we. Nibutse Mana we. Uburyo wabayemo. Urumva? Subiza amaso inyuma. Nibutse impamvu nkunda gukoresha kakagambo rya jambo. Yego. Itanga agahunga, itanga isosi n'itanga n'ubugari. Ariko Mana we, nibutse igihe Imana yigeze kunyambika. Nibutse wa munsi nanga kugenda no mu modoka ngenda n'amaguru. Urambwira ngo ntabwo urateka kugira abantu bamenye ko Imana yakwambitse wo kwambara ubusa Imana yanyambitse. Yego pe. Imana warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje. Imana yacu warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje nibarekeraho. Batari kwiga ariko ntazayarangiza bakakubarira none warayarangije cyangwa sura yakomeje.
warayirengeje nibarekeraho. hariho n'abohereza ibitega abandi bakohereza amahembe, ariko Imana iri mu ijuru imanuwe no kureba aho byabereye, igasiga irangije dosiye amagambo agashira ivugwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana imanutse kurangiza Kureba. dosiye Haleluya. ibyo abantu banze kwemera Ize Imana ije kubemeza. kubemeza. Haleluya. Haleluya. Ize Abantu bandi kubemeza nuko- bazakwemera ariko Imana izabemeza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Julienne, hari ibintu bitatu Imana Ndafashijwe. ikora abantu bakakwemera. Wowe utanditse invitation ngo bakwemere. Imana Ikintu ca ikandika. mbere, ikintu ca mbere, iyi Imana ikwambitse ahantu wambariye ubusa. Icya kabiri, iyi Imana ikugaburiye ahantu waburariye. taya Icya sire zo gatatu, gredo sase. aho Imana igusekeje aho abantu babonaga kutasa. aho wababariye Amen. ikakugaburira. Ibi bintu bitatu byica umuzimu, abantu bakakwemera Hazongera no n'abatagusabaga kugaruka. nimero bakagusaba nimero. Amen. Haleluya. Nibuka igihe kimwe nigeze kujana na Jakiso Byibuke. na mukuru wacu Mushomba Sekazuba, Yego. tugeze kwa Mutabazi, Ayiwe. abantu nirirwa nabo turi mu munini, Mwasinze. umwe numva aravuze Wambaye damage. ngaho ubereye umurokore ngo usigaye uraberwa ngo natwe uzadusenge. Uko mbyibutsa ngo uyu muntu ahabereye umurokore yagize agasura ahabereye Ariko umurokore Yesu we. ari kwambara akaberwa. Haleluya. Haleluya. Ahabereye Namaze umurokore. kumenya ngo mu burokore Imana yaguhera Harimo byose. amacongo, yaguhera Agapantaro ikoti, keza. umva nawe ukisiga utuvuta ukaberwa nk'abandi. Ariko je simbere wese Ni ukuri ko Imana wambaye neza. tureke ibintu byo kubesha. Agashati keza. Tureke ibintu byo kubesha. N'abantu badukurikiye bazatwandikire comment. Umuntu wambonye icyo gihe Mushumba aje kunsengera ndi kurwana kwa Mukabuka kwa Ego. mama utubyara. Yego ahandi bavuze ngo ngo ntacyo tuzimarira. Icupa rya wararye riri hariya. Umva n'ubu akareba n'ubu nambaye akagashati Subu yakumenya koko. ariko warayirengeje nibarekeraho. warayirengeje nibarekeraho. Imana warayirengeje nibarekeraho. warayirengeje Umva kandi nibarekeraho. batarasenga ariko neje akabivamo bakakubarira none uracyabirimo. Warayirengeje nibarekeraho. Haleluya. Haleluya. Nibarekeraho. Nibarekeraho twarayirengeje. Imana ije ikora. Ndabyibutse. Imana ije ikora. Ndabyibutse abantu bakubona waruhaze ko bati muve mu nzira yaje ariko urabyibutse koko mbabarira. Haleluya. Nagene tujya kugera iwabo. Hari ibintu mwe mudukurikiye kandi. Nanjye narahatinyaga amanza nabaza ngo boss kari mu rugo. Hari ibintu namara kumenya ko atari mu rugo. Icyo gihe pe ntabwo ari ukubesha Julienne, niyo mpamvu yavuze ngo atuziranye amateka menshi warabizi. Nabaga namaze kuruhindura nazanyemo bya bintu bya mani ngo mbabwiye nagira no kuri mukecuru ariko si mwakingwa umuntu ntago umuntu aba yarwihagiye. Ubwo namaze gushiramo agace ababikurikiye abantu bagikoresha agace kambabwire ngo hari Imana ikura umuntu. Ari Imana ikura umuntu ku gace. Igihe nafataga icupa rya mitsingi Imana ikarihinduramo mikoro. Igo pe. Ntago batumvise Yes Imana bigahindukamo haleluya. Mbabwire ngo hari Imana ihindura ibihe. Ibyo kwambara damage Imana ikanyambika gatisi nkaka. Ikakwambika gatisi keza agashati keza. Ugasokoza neza direde zikavaho. Icyo gihe ibintu by'umukandara ntiwambwiraga nakenyeraga ngo ni pocket. Abaririmbyi baravuze ngo ikibunaho kigarukiye ni ipataro zatangiriraga. Ariko Imana nanjye yanyigishije gutebeza nk'abakirisitu nk'abandi. Imana ndabyibutse. Hanasomye ijambo rirambwira ngo Imana y'amahoro kubera ko idukunda izaturiha indishi twatereye haleluya nizo twavugiye ngo amen. Mubana Imana izahindisha izo bavuze haleluya. Ntabwo urimo. Mubana Imana izahindisha bavuze ngo amen. Wowe dukurikiye ntabwo urimo. Kugira ngo amen. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro idakiranirwa. Mubo yakijije umwaka natwe twari turimo. Imana ikora imirimo yayo n'ibitanga. Idacu rwakibera. Itarebera ku isura ngo irebe ku mashuri. Ariko Mana ndabyibutse warakoze. Imana n'umuntu kija kinejeza ni famiye. Hari gihe nicara nkareba. Ntabwo ari ukwirarira. Aho byari bigeze ninje umuntu wenda uri warageze gusoma nkaba nasoma nk'iretere muri famiye. No wari waragize amahirwe yo kwiga mbese. Ariko noneho hari gihe nicara nareba muri famiye nkareba. Kwa mukuru wanje etage yarahageze, abantu batigeze gutunga igare, imodoka zarahageze. Nkavuga nti Imana nibura
uje unyuranya amaboko. Rero wowe udukurikiye wireba ngo ibi byacitse. Haleluya. Iyo byacitse Imana yazanye icarahani. Yego, ibije kubidoda. Kandi Imana yacu ntabwo itera ibiraka. nta nubwo yiyeranje. Imana yacu ntabwo itera ibiraka. Idoda original. Imana y'ibitera ibiraka kiba yarafashe ya damage. Ikayidoda. Ibiraka. Ariko yakuyeho damage yitera. Izanitisi. Iragigijana n'agashati k'akanyamerika A1. Urasa neza cyane. Kamwibutsa kandi kantu. Cyo gende ibuka inkweto yari yashaje yaranuje nawe twanyarutiye tugiye gusenga. Imana biratubwiye ngo rero. Ngo ni mu Gasiza. Ariko mwabantu mwe mwagiye mubireka Imana kije biko. Mana ndavyibutse wabanye natwe uriya munsi. Aho hantu Imana iratubwira ngo ibi nibi ndabikoze. Ndabikoze kandi nzabaha agakiza gakomeye. Ndongera njana na Julienne ahantu Imana iravuga ngo murabizi buri muntu wese ngiye kumuha ikimenyetso c'ibyiza. Mana ndavyibutse. Wa mugabo twateranye nawe kandagera hasi ushushanya ikirenge. Urangiza uvuge ngo Imana kwambitse inkweto. Imana ishimwe ndavyibutse. Ariko haleluya Imana ishimwe. Iyo nkweto Imana yarayimpaye. Imana ishimwe. Imana ndavyibutse turi gushushanya ikirenge. Ndashushanya irongera irambwira ngo fata ibuye ry'ifondasiyo. Ingo pe. Muri condi nirizatangiza inzu yawe. Kandi nabwo twari turi ku nubwo ngikodesheje nayo kwishura rimwe na rimwe akabataboneka ariko Imana yiri gusiza. Hari igihe Imana ivuga iti ibi bintu kambe ndabyikorera kandi Imana hari ibyo gikura mu nzira. Hari ibyo gikura mu nzira. Iracasiza. None se uzi impamvu mfite icyizere ko hari ibyo gikura mu nzira. Yakubwiye ngo fata ikirenge cyawe ugishushanye. Nurangiza uvuge ngo inkweto zagenda zitaha. Kandi iyo nkweto ikazi. Kandi inkweto ikazi gukwe uvuga ngo ari na conga. Ari na conga. Nubwo yaje yonyine. Vuga ngo muri uko kwezi cyangwa muri uwo mwaka. Yazanye ni kositimu yayo. Irangije ntiyazanye kositimu gusa. Izana karuvati n'ishati yo kwambarira. Iyo kwazi ibyo ngibyo yaburute kuguhinza. Yakoze ibyo ngibyo byose zabikora. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Rero ndagira ibi mpamvu byose tubivuze Julienne ni ukugira ngo umuntu wese udukurikiye uri muri ubwo buzima ufite ubuzima nk'ubwo narindimo yumve ko Imana niba hari icyo Imana yamuvuzeho kabone nubwo itarakuvugaho ariko Imana irakuzi. Yigeze kubwira umugabo witwa Mose ngo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana yo yatumenye yatumenye izina bataratumenya. Itumenye izina abanzi bacu bataratumenya n'ababyeyi bacu bataratumenya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mwagize umugisha. Ariko reka nze nkubwire buriya twebwe dusubije amaso inyuma Imana ntabwo idukunda cyane. Impamvu Imana idukunda iyo baza kukurwanya cyangwa se ukagira abakurwanya muri iyi minsi bakakurwanya ukiri muri bwa businzi bakakurwanya ukiri hahandi wari uruhiye ntabwo wari gupfa ariko twagiriwe umugisha umeze gutya kubera ko batumenye Imana yaratumenye baturwanya Imana iri kuturwanirira mvugira ngo amen. Imana ishimwe. Badufashe izambi Imana yaramaze gusinya iravuga dukuza umuremyi azabike kuri iyi tariki azicara imbere y'ubwoko ababwira gukomera kuri iyi tariki azambara berwe kuri iyi tariki azicarana n'umwishwa mvugira ngo amen. Rero abantu badukurikiye kambasetse kuri mwishwa wanje arantu byorutse kuja gusengera Imana yari yangiriye neza agakoti kanje nakogeje kameze neza. Mwishwa wanje nawe yari yambaye nka queen yambaye none yari yambaye neza. Umve mbese ngo twari twambaye neza. Twageze mu nzira. Uzi kwambara neza uriho n'ubwiza bw'Imana. Tugeze mu nzira abantu batuvugaho twumva ngo aba bantu baberewe ariko ngo bigaragare ngo uriya ni sheri na shushu nyine bavuga weho ari batubonaga abona ukuntu bambaye nanje n'agakoti nambaye na kakadashi wakubisemo kakadashi nanjye nakubisemo kaconga kanje bakavuga bati dore sheri na shushu baberewe ariko kanshimira Imana ariko Yesu we ariko bo ntibitaye kuvuga ngo ni mwishwa ariko babonye ko ari Imana yakoze. Amen. Ariko uwo munsi Imana yishe abadayimoni. Imana yarabishe. Hari abadayimoni Imana yishe ku buzima bwacu batazongera kugaruka. Uziko rero abaye nk'umuhindi uranyibukije wa muntu ngumva ngo ni ba queen ubundi muri make nanje pe nakubesha uri mwishwa wanje ko uziko ngukunda urankunda ndabeza ntabwo nakwishushanya wari wambaye nk'abamikazi nari nambaye neza nambaye akakweto keza ariko iri nitangiro y'umunezero wacu buri irafuta Imana yarayibonye ubundi njewe njya mvuga nti impamvu Imana yahise imperaho ku makoti ariko bwa mbere gahita inyambike aribwo bwa mbere
Imana yari iri kureba ko amakoti gambera yakubereye igeze nyuma isanga amakoti gambereye. Rero nje mfite ibyiringiro n'iryo ntari namba uzaryambara pe nagaruka kubera Haleluya. naconga ntari nambara nzayambara. urabyibuka Imana iri kutubwira ngo mu muryango wanyu Yego. hazavamo abapasiteri hazavamo abantu bakomeye yangira mbwira ngo kandi Julienne mwana wanjye nkubwire nzaguha imodoka irenze imwe. Haleluya. Ariko Yesu uyu munsi nubwo iyo modoka ntarayigura ariko haleluya haleluya mu buryo bw'umwuka namaze kuyigura. Haleluya. kandi mu buryo bw'umwuka mfite ikimenyetso kirenze kimwe. Amen. ubundi Imana nikubwira icyo uzayisaba ikimenyetso Ikimenyetso. ngo ni iki kinyemeza ko iyo modoka nzayibona. Yego. Haleluya. Amen. Imana izabikora. Nafashijwe n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Imana izabikora. Imana izabikora. Izakora n'ibya kabiri. Nose Julienne niyo mfashijwe mpita nisetera ko ariko Julienne nje kanze nkubaze pe Imana yakwambitse kuri abantu bose bakavuga ngo ni queen yanyambitse neza nahise mba queen uyu munsi ni queen. Nose umva queen kubera iki yahora aragenda yahora aratega n'imodoka nayo ntago ngomba gutega buri munsi n'imodoka yanjye nkeneye imodoka yanjye. Amen. Haleluya. Imana irabishoboye. Imana ishimwe. Rero itubwira ijambo rikomeye iravuga ngo akanwa kacu kazakomeza abananiwe vanga akanwa kacu kazahumuriza abantu benshi vanga kandi akanwa kanyu ico muzatuza akanwa kanyu kizakoreka. Amen. Haleluya. Rero hari indirimbo nshya mfite muri iyi minsi iri kuvuga ngo yego Imana ntireba ku buranga oya Imana ntireba ku mashuri yageze mu miryango byose bihindura neza abavuga ubutumwa abandi abapasiteri. Haleluya. Nanje ubwanjye ndimo ndaririmba Imana yacu muyimpera icubahiro iragikwiriye mu isi no mu ijuru. yo yageze mu muryango iwacu aho tuvuka bamwe bakaba abapasiteri abandi bagahanura. Haleluya. Sejya turiyo turi abahanuzi bangahe tubabare twumve hera ku wa mbere twumve aho uribagirwa ndamukwibutsa ujye umwatura n'izina ubundi se nta soni bidutera kubera ko yadukijije umwabo. Wa mbere ni pasiteri Sekazuba. Yego. Agakuri oya kamere ku wa mbere wabanjije guhita nkunyomoza aho twabikuye twese. Uwa mbere umuntu wabanjije ni mushiki wacu. Yego. Dukunda cyane pe. Imana yaje guha mama imuha umukobwa umwe. Ni umwe gusa. Umukobwa umwe. Yego. Imana imuha ubuhanuzi akajaja mu rugo akaja asengera akadusengera nka bene nyina. Iyo ngo pe ngishimira Imana. Imana ishimwe. Iraza uwa kabiri ari nawe muntu wampaye umwanzuro. Haryo mushiki wawe yarabyaye ntago yabyaye. Ariko Yesu we none kubyara aho yarabyaye nta niyo mpamvu bamwe banyita. Naringize ngo dukomeze dusengera ikintu cyo kugira ngo Imana imuhuru byara. Aho yarabyaye bamwe muri bo nibo twicaranye. Murase se yitwa Mama Julienne. Sinagira n'isoni ryo kumuvuga mu izina ni nta mfura y'ishari Emakire Makorata. Muri kumva ariko mukecuru nawe wasanga mukecuru kera yari nk'umuhanuzi. Kubera iki yamwise ngo nta mfura y'ishari yarazi ko nta shari rizaba mu muryango wacu ahubwo muri twe hazaba minsi urukundo. Bishatse ko umuhanuzi mukecuru yamanje yerekare akavuga ati umwana w'umukobwa azabisho isoko y'abana banje bose. Arangije nawe ntabwo yibeshe. Umwana w'umukobwa bwa mbere ahitamo umuhanuzi Julienne. Ariko rero Imana ishimwe umwuzukuru wa mbere nawe ahitamo umuhanuzi mu izina rya Yesu. Uzi ko mukecuru yari afite yere. Rero abahanuzi bari mu muryango nari nkivuga nta mfura y'ishari kubw'ibyishimo ahita haza Sekazuba Jada Maseni. Abo ni babiri ababaye babiri ariko ntiyabaye umuhanuzi gusa abasaba n'umuvuga butumwa ubashaka yanagusezera. Nibuka igihe nari ahantu Bunyoro mu Nsana umuntu watangiye kumbwira ko iwacu agakiza kahageze. Ajya Bunyoro ni he mu gihe gihugu buriya? Ni Bunyoro mu Uganda ahantu hafi ya za Hoima niho narindi turi ahantu turi mu ghetto nasinze. Ariko Mana warakoze. Ari umugabo umwe wakoranaga na Sekazuba umurimo kera arambwira ati uramuzi uriya mugabo? Umeze gutya. Ati se mugira icyo mupfana ni mukuru wanje. Ati ntago ari mukuru wawe. Ati basigaye ni umuririmbyi ni umuvuga butumwa ni umuhanuzi.
Haleluya. ndavuga nti niwacu si Mana warakoze ndaho bigeragaye. icyo gihe niyo umuntu watangiye kunshiramo munsi yo gutaha ubwo uri kumva ko Imana yo ikuvana kure Irodobari aho wari uruhiye ikakwegeza aho wari upfiriye ahantu wari nabi. uruhiye. Amen. Amen. Abahanuzi barakomeza baragwira mu muryango. Julienne namubabwiyeho niwe mwuzukuru mukuru waje nawe avuka Imana imusukaho n'umwuka wera imufiteho umugambi. Si ico gusa abahanuzi barakomeza baraza. Ubwo ni batatu? Babaye batatu. Uragenda uranyibutsa bone. Gashyiraho na Jackson. Ukagira kuri Jackson. Jackson ico gihe niwe muntu wanyigishije kwiyiriza ubusa. N'umuntu wa kane. We n'agafukanyo wafashe amasengesho g'iminsi 4 g'iminsi 3. Ntinanje turakomezanya. Ubwo babaye turasenze amasengesho b'umunsi ga mbere gabagarasize ayo wa kabiri asinza abantu bagiye gusengera ndavuga n'aba bantu bari kumbesha bashaka kunyicisha inzara ndagenda ninyabyo ku ruhande nje mba ndiririye ariko ndashimira Imana ko nawe ari we muntu wakwigikiye kwiyiriza aho ni Jackson wa kane. Ubwo ni wa kane. Oge tushira undi mwuzukuru mutoya. Hari undi mwuzukuru muto witwa Cyuzuzo. Aha, afite imyaka ingahe buriya 14 ndozi cyo yatangiye guhanura afite imyaka 9 nk'icenda muri 11 akaba ari uwa gatanu ugahita ukubitaho Leya haza Leya murumuna wa Julienne aza ari uwa gatandatu haza Cyuzuzo ni wa mukuru wa Dukuze Uburengeza Bosco ni mubyara wanjye uwa mukuru wacu wo Sekazuba kurikira uwo mukuru wacu n'ukurikira nta mfura y'ishari hakurikiraho niyo nkuru nawe ni mubyara wanjye azari wa karindwi uri kumva ko nta kuntu Imana iri mu kazi. Rero Imana ibonye ko abahanuzi haza n'abavuga butumwa ababaye benshi avuye ati kanzane n'abavuga butumwa. Uyu mugabo wari umwe warasindaga yarangiza akabyina mu bara reka mugira umuvuga butumwa mugira n'umuririmbyi igihe yamaze gufashwa aza turirimbira arangiza avuge n'ubutumwa ariwe mwicaranye nawe akakanya boss ko Dukuze Umuremyi hakubitiraho umwana mutoya ufite imyaka 9 Keza Jibu Emakire muri kumva ko Imana idufiteho umugambi. Rero ishusho y'umuryango wacu nje ari genye shushanya nk'ijambo Imana yageze kubwira Abraham yaramubwiye ngo nguhaye umugisha n'abazagukomokaho bose. Buranje niyo nahura n'ibibazo byose nzi neza ko Imana idufite yaduhaye umugisha. Imana idufiteho umugisha. Hatakurikiraho n'abahanzi. Haza abahanzi. Haza Konsore uyu Konsore ndamukunda cyane ni murumuna wa Julienne. Mani rafasha Konsore. Ni Mani rafasha Konsore ndamukunda cyane. Atuye i Kigali. Araririmba niyo waba wanaburaye kumva ko umwuka we. Ukubita wumva uhazi. Ukumva ko hazi. Muri kumva ko Imana yatugiriye neza. Ni ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima. Amen. Kubwo twicaranye mu isezerano nk'ibyo yasezeranije Aburahamu. Ni ukuri. Ubusesi kwese turaba kwa Aburahamu. Imana yatugiriye neza ni byinshi yakoze uwavuga ibyo Imana yakoze bwaca bukira aho abandi banyuze bagafatwe bwe niho yaduhereye ubuzima aho abandi banyuze Imana yakoze ibintu byinshi tutashobora kurondora ahubwo umuntu wese wari udukurikiye uri muri ubwo buzima nk'ubwo twanyuzemo uri muri ubwo buzima wabonaga nta nzira uri muri ubwo buzima bw'ubusinzi ukabona utatabarwa kuba twari tuganiye iki kiganiro ni ukugira ngo tukwereke ko nawe Imana ikikuzirikana ni ukugira ngo umenye ko kuri Imana itavana umuntu no kugira ngo umenye ko Imana ikigufiteho umugambi mbere tukora ikiganiro banga Imana ikirisa ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Haleluya. Aho waba uri hose Imana irakuzi aho waba uri hose Imana igufiteho umugambi iyo aduhaye agasura nawe yaguha agasura iyo atanze kwambara nawe yaguha kwambara iyo akuyeho damage igatanga itise nziza niko abonye nziza nawe yakwambika. Ariko Mana we Mana ndashimira Imana nshimira Imana mu buryo bwinshi butangaje. Julienne Imana ibifite gahunda ikagira n'inzira nyinshi ibifite uko yateguye. Hari igihe Imana ibona ko ifite ukuntu yaguhamagara ariko ikabanza yaca inzira nyinshi yaguhamagaramo. Nukuri ndibuka mu cyo gihe ariho ndi kurokoka nava gusenga ariko n'ubundi nkongera nk'inyabye ariko bitewe na famiye ukuntu famiye yari abantu basenga cyane kandi dusengera turi bato. Ndibuka nkizana umugore niwe wamanje warokoka njewe nkimwe ariko umugore nawe aza cyane muri famiye nawe nibuka kari nk'umuntu wagize imbaraga mu bintu byo kurokoka kuko hari yavaga gusenga nyane twava gusenga we namureka mu rugo nje nk'inyabya hagaruka gahunda
wabitunganye ariko ubona mbese hari aho winyabije hari uko twavuye mu mavuta yo gusenga atari konje bize nyuma mfata umwanzuro ndumva nawe yinjiye muri famille mu bantu batumye nkomera muri famille mu gukiza nawe arimo rero nshimira Imana ko igenda ifata abantu bose binjira muri famille yacu bose Imana ikabakomeza kandi ikabaha agakiza gakomeye ari bya bindi rya jambo yabwiye Abraham ngo nzaguha umugisha n'abazagukomokaho bose bishatse kuvuga n'umuntu wese winjira muri uyu muryango n'umunyamugisha. Haleluya. Aho waba uri hose, aho waba uvuka hose, aho waba uruhiye hose, ukagira amahirwe ukinjira muri uyu muryango, nawe uri umunyamugisha. Uzatugiriraho umugisha, nawe tukagiriraho umugisha. Nikumva twasoza ikiganiro cyacu. So koko ntitwasoza. Abantu mudukunze munyemera mushiraho comment. Nibuse mushiraho comment tuganire mbese ni nakaribu kudusura mu rugo tuba turi kumwe cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma reka dutange dusoza iki kiganiro dutanga nimero zacu tunabasengera. Cyane. Kandi najyana umuntu wese wabudukurikiye waba uri umubyeyi ufite umwana waba warananiranye waba ukigendera mu nzira zidatunganye igikoresho ibiyobyabwenge yego ugire kwizera ko Imana ijihindura nanjye mu muryango ninjye wari umuntu wari warananiranye cyane nukuri haba bishwa banje bagerageza kunsengera mukuru wanje Sekazuba agerageza kunsengera ibintu bikagenda byanga ariko hari isaha Imana yigeze nta kija kinanirana rero Imana yankuye ku rushinge rwo kwitera amezi 6 nkaba umusinzi yarangiza ikabe inyicaje wari mucoma rero ati naracomaga gucoma abadukurikiye gucoma muzi cyari fata guca bavaye bagiraga Imana ngo nje ndibire ngo mva gukora ijisho agonaga no gutanga peace ngo peace Imana ngo nta kintu se rero iyo nta kuri Imana itavana umuntu nta kuri Imana itavana umuntu Imana yacu irakomeye kambonereho no gushimira iki kintu ntaratanga nimero Imana yacu nkwereke ko imbaraga ikoresha birashoboka ariho nyikizwa no gusenga naje bati mwana wanje nzakwicaza n'imbere kuri televiziyo penshimiye Imana ko nicaye no kuri televiziyo ifatika kandi televiziyo y'agaciro iriho amavuta televiziyo iriho abantu b'abanyamavuta pe mbishimiye Imana nshimiye Imana rero iki ni ikindi kimenyetso kinyeretse yuko Imana ikinteza intambwe iyi Imana inyicaje muri iki gitondo ikangiza imbere ya televiziyo Imana iracyakora nibindi niyo mpamvu nababwiye nti nikibanza Imana iri gusiza buranje ubundi muri make ngira ikizere cyo gusengera imfunguzo ubundi ngomba gusengera imfunguzo kuko Imana y'inzu yarayemeye no gusengera imfunguzo Imana ni inzu yarayemeye kandi nibuye wararitaha nibuye nararitaha Imana ikwemereye inzu kaguhibuye ubwo inzu biri munsi nkurikije igihe natani yibuye fondation yararangije no gukinga n'abakoze finishage bararangije ahubwo turi kuhoza imfunguzo zije Imana inyereka ati fungura hariya nihi wawe mu izina rya Yesu rero kankubwire ngo Imana itanga gahungana n'itanga n'isosi mwari muri kumwe na Bosco dukuze umuremyi nimero ni 0788 330 011 Imana iguha umugisha hanyuma ugarutse n'imikesha Imana Julienne mukunda ufite ku mpano yo guseka nimero ya Julienne ni 0788245519 kanyisubiramo ni 0788245519 ni karibu kandi turabakunda Imana y'amahoro ibahe